Bakunzi ba How to Rwanda TV kanizere ko mumeze neza kuko iyo mumeze neza nanjye mba meze neza cyane. So guys, uyu munsi mbazaniye umushinga mwiza cyane kandi umushinga ubikurika kuko nicyo tuba turebe ko iyi mishinga dukora niyo yabiduha make, ariko se ayo make avaho? Icyo nicyo kiba kituraje inshinga, ariko mba nabibakoreye nge nkabazanira final result, umushinga ubikurika. Uyu mushinga nk'uko mubibona witwa LTC Miner. LTC ni coin iri ku isoko bita Litecoin. Na coin ifite agaciro kenshi, niba mushaka kumenya agaciro kayo mugende mukore research kuri Litecoin mumenye ngo ingana gute. So guys, uyu mushinga ukora ute? Ese wiyandikisha ute? Urajya hasi muri video description urahasanga link nahasize, ndetse uranahasanga referral code nahasize, niyo uri bukoreshe kugira ngo ubashe kwinjira muri uyu mushinga unabone bonus baba batanze mu gihe bakizitanga. Ikintu ukora ni iki? Uyu mushinga nge maze igihe mukora, nuko nabanzaga kureba niba ari umushinga wizewe. Gusa uyu mushinga urimo ibice bibiri, harimo igice dukora nta gishoro, hakabamo n'igice dukora twashoye. Ariko nge ntago nabashishikariza gukora igice dukora twashoye. Ku muntu ubikora uzi gufata risk yabikora, nta kazi ke, ariko kuri twebwe tumenyereye gukora imishinga iduha amafaranga nubwo yaba make ariko tutashoye. So iyo ugikora link ikugeza kuri dashboard imeze gutya, iyo uhageze uhita ukora hano kuri get started ugakoraho. Iyo ugezeho hano barakubwira ngo kora login, cyangwa niba nta account ufitemo ukore kuri create account. Reka dukore kuri create account mbereke ibyo baba basaba. Hano ubusabwa email, kongera ukayishyiramo ugaconfirming email address yawe, ugashyiramo password, kongera ukayishyiramo bwa kabiri, ukahita uvivura utu tuntu tubiri, warangiza ugakora hano kuri create account. Ariko twebwe ntago tugiye gucreate account, tugiye gukora iki? Tugiye gukora icyo twita login kuko nsanzwe mfitemo account. Ndakoraho nshyiremo email yanjye, nimara kuyishyiramo nkore login. So umushinga wacu majije kuwinjiramo, murabibona hano majije kumayininga LTC cyangwa Litecoin imwe n'ibice bitatu. Iyi Litecoin imwe n'ibice bitatu ingana n'amadolari 58. So ngira ngo uri kubibona ni uku nguku iteye. Rero uyu mushinga ukuntu uteye ni gutya. Aha twinjiye muri dashboard yawo. Iyo ugiye ku withdrawinga ukora hano kuri withdraw, warangiza ugashyiramo max yawe ushaka kubikuza. Aya ngaya niyo nemerewe ntarengwa mba ngomba kubikuza ku munsi. Izi ni LTC mba nemerewe kubikuza ku munsi. Iyo nshaka kuzongera hari ibyo mba nsabwa. Hano uhita ushyiramo address yawe ushaka gushyira, ariko ushyiramo address ya LTC, warangiza ugakora confirm withdraw, amafaranga ahita kugeraho neza cyane. So hano ukuntu bimeze ni gute? Urabona hari amakategori tugenderaho uhabwa amafaranga. Urabona iyi ni kategori bita cloud free. Iyi niyo kategori y'ubuntu, ariyo kategori ya mbere idufasha kumayininga ziriya LTC. Ku munsi barakubwira ugeninga 0.15 by'idolari ku munsi kuri iyi kategori ya free, ariyo twita cloud free, ariyo active infrastructure. Iyi niyo turi gukoresha. Ubwo bivuze mu kwezi uba ugeninze amadolari 4.5 mu kwezi. Niyo madolari uba ugeninze muri iyi infrastructure dufite hano. Hakaba n'izindi infrastructure zitari iz'ubuntu. Izo mbashishikariza gukora ni iyi ngiyi ya mbere y'ubuntu, niyo mugomba kuactiva mugakora. Buri wese winjiyemo hano aba yemerewe. Aho ku munsi uba wemerewe kubikura aya ngaya, izi Litecoin zingana gutya nizo uba wemerewe kubikura ku munsi. Kugira ngo ubyongere ugira uti waactivatinga infrastructure zindi ariko zishyurwa. Urabona nk'iyi Cloud V1 cyangwa VIP1 yishyurwa amadolari 18.9. Ibibamo ni iki? Nuko ku kwezi ubona inyungu y'amadolari 32, ku munsi ukabona inyungu y'idolari 1.1.
washoye aya madolari 18. Sindabigeragezaho ariko njya mfata risiki. Hari umunsi nzabyuka nkahita mfata amadolari 18 nkashyiramo nkareba koko ibyo bintu ko ari sawa. Gusa njye nkoresha purani y'ubuntu. Bakakubwira ngo umuvuduko w'uburyo uyabona uziyongeraho 50 megahertz ku isegonda. Standard withdraw. Ubwo kubikura biri standard. Ubwo bivuze ngo no kubikura biziyongera. Tuze kuri cloud version 2. Hash rate ni megahertz 200 ku isegonda, aho ku munsi uzajya winjiza amadolari 4.40, ku kwezi ukinjiza amadolari 132. Nota bene cyangwa icyitonderwa, izi zirishyurwa. Urabona iyi ya kabiri uyishyura amadolari 49. Nayo ni standard withdraw. Iyo ushaka kwinjira ufite ayo madolari ukora kuri select plan ukishyura, biba bibaye. Version 3 cyangwa VIP 3 ya cloud, ku munsi winjiza 20, uba wishyuye amadolari 149. Umuvuduko ni 1000 megahertz ku isegonda. Standard withdraw. Cloud 4 aya ni ama VIP aremereye, amadolari 199.99. Ahangaha winjiza ku munsi amadolari 99. Hash rate ni umuvuduko w'ibihumbi 9 megahertz ku isegonda. Unlimited withdraw, no waiting time. Ubwo bivuze ubikura uko ubishaka. Buri munsi ubikura, buri segonda, buri uko witsamuye ufiteho amafaranga uhita ubikura. Hakaza ni cloud VIP ya 5, aho ushora amadolari 5,999. Ubwo ni amadolari 6,000. Aho winjiza ku munsi amadolari hafi 2,000, ku kwezi ukinjiza amadolari hafi 60,000. Nayo ni unlimited withdraw, ubikura buri munsi uko ubishaka. Umuvuduko ni 90 megahertz ku isegonda. So ngira ngo urabibona. Gusa iyo mbashishikariza gukora kugira ngo mutazicuza iyi cloud free, iyi tuba twemerewe twese. Urabona hano bahita bakubwira igiciro iyi Litecoin iriho ni amadolari 44 aka kanya, kandi aka kantu maze igihe nkakora, nawe wagerageza. Nkuko nabibabwiye, niba ushaka kwiyandikisha uraca hasi muri video description, hari link nasize, unyureho wiyandikishe, kuko iyo wiyandikishije hari bonus uhabwa. So guys, duhurire mu zindi video. Niba ukunze iyi video kora share, uyihe like, tere na comment, unajoininge WhatsApp group yacu kugira ngo ujye ubona izi update nyinshi. So hano barakwereka bonus rule, buryo ubonamo bonus, katuzirebeho. Barakubwira ngo ku bantu 10 binjiye bari valid bakora, wakira igihembo cy'amadolari 2.5 akonvatinze muri LTC cyangwa muri Litecoin. Ngira ngo urabibona ni ibi ngibi. So guys, mureke dukore, uyu mushinga ni mwiza cyane, turebe ko tuwubonamo amafaranga. So guys, ciao ciao, hasta la vista.